umushyitsi mukuru, abanyakubahwa mu nzego zanyu zose, turabasuhuje mu izina ry'Abanyentarama bose. Mwakoze kuza kudushyigikira muri ibi bihe bikomeye. Buri gihe nk'uko bisanzwe muraza mukadutera inkunga, tukibuka ibyabaye kuri uyu musozi wa Cyugaro hano ku Rufunzo. Kugira ngo rero nje kubaha ubuhamya bw'ibyabaye hano muri iki gihugu, ariko cyane cyane muri uyu murenge wa Ntarama, kubera ko ariho nzi ibyahabereye. Nitwa Bizimungu Pierre Celestin, uzwi mu izina rya Mustafa, aba ntuye mu murenge wa Ntarama, mu kagari ka Cyugaro, umudugudu wa Rumparano. Ngiye rero kubaha ubuhamya ku byerekeye iyi jenoside yabaye. Iyi jenoside yabaye ndi mukuru, niyo mpamvu ibyo mvuga byose akenshi ari ibyo nari ndi iruhande, ntabyo nabwiwe cyane, ahubwo narabirebaga iminsi yose byamaze. Jenoside rero ijya gutangira, yatangiye hari icyo gihe hari kuwa gatatu nimugoroba, indege y'umukuru w'u Rwanda wari icyo gihe Juvenal Habyarimana yihanuwe. Hari mu ma 2:00 hagati ya 20 na 30 nibwo iyo ndege twumvise ikintu giturika. Kubera ko twari ahantu hitegeye hariya i Kanombe, twarasohotse tujya hanze tujya kureba. Tukigera hanze ikintu cyarongeye kiraturika bwa kabiri, tubona ibishirira biragurumanye. Ntabwo twahise twumva ko ari indege, twaketse ko ari bya bindi byo ku itariki ya 4 z'ukwa 10 byari byabaye mu mujyi wa Kigali, igihe bakoraga ikinamico yo kurara barasa bavuga ngo inyenzi zageze i Kigali. Cyagiye bashakaga ibyitso, bashaka bafata bajya kwica nabi. Nta nyenzi zari zageze i Kigali, birumvikana. Namwe murabizi bavuga ko Rwigema bamwishe ku itariki 2, hanyuma ku itariki 4 bakavuga ko noneho inkotanyi zigeze i Kigali, bumva ko ibyo bintu bidashoboka. Nyuma muri iryo joro rero bwarakeye, ndagira ngo nze kujya nihuta kuko ntabwo nabona umwanya wo kuvuga ibintu byose byabaye mu kwezi n'igice muri jenoside yabaye hano. Ndajya bimwe bisimbuka ngende vuga iby'ingenzi, ntabwo byavugwa ngo birangire. Muri iryo joro bwarakeye, mu gitondo tumaze gucya tujya hanze, nibwo twaje kumva amaradiyo avuga ngo umukuru w'igihugu yapfuye, bashyiramo muzike karasike. Nta itangazo rivuga ngo ntihagire umuntu usohoka ngo ave mu rugo rwe. Icyo gihe twagumye kuzerera hanze. Ndibuka umugore wari uzamutse, ntabwo muzi kuri uwo musozi nari ndiho, nabonaga azamuka yihuta avuga ngo ese murajya hehe, murabura kuguma mu rugo. Ngo yavugaga ururimi rwo mu Gikiga, avuga ngo ubwo ari guhagarariye ngo bapfuye, ngo none ngo namwe ngo murimo murahagaze, none se tujye hehe, ngo mugume mu ngo zanyu, none se we kugenda, ngo ntaho najiyoga. Ngaho komereze ubwo igendera. Muri uwo munsi ngo hari ku itariki 7, ubwo bukeye nyine hari ku itariki 7 kuko ni kuwa 4. Turaguma twumvira ko ibintu bimeze, turahura nk'abantu b'abaturage baturanye, tuguma tubiganira ibyo
ndetse tukajyaho tukanicinya icyara tuvuga ngo ntabwo ntacyo turi bube, ahubwo hagiye kujyaho guverinoma iyobowe n'abantu bari muri ya mishyikirano, tukavuga ba Kavaruganda, tukavuga Uwiringiyimana Agatha, tukavuga ko umwe muri bo ari we perezida, guverinoma igakomeza ibintu bikagenda neza. Ariko siko byagenze. Ubwo mu kanya gatoya twagiye twumva ahantu bita za Nyamabuye baravuga ko abantu baho barimo kubatwikira, barimo kugira gute. Tukagira umuturage twari duturanye, ariko akaba ari umusirikare muri za ngabo zo kwa Habyarimana zaje mu butumwa bwo gufasha interahamwe. Akatubwira ati ibyo bintu mwikwirwa mubigira birebire, ntabwo nta kigiye kuba. Biriya ni ibintu by'inzangano za Sibomana na Silivandi. Silivandi yari umuturanyi utuye haruguru aho, Sibomana nawe bari baturanye, ngo n'inzangano zabo ngo buriya ngo umwe abahuruje bamwe ngo ndahuruje abandi, ngo nta kindi kibazo gihari, ngo nimutuze. Ubwo kuri iyo tariki ya 7 dukomeje guserera aho ngaho, ariko nta bitero byaje ngo bigere aho twari turi. Twagumye kubyumva aho ku Kanzenze. Nimugoroba tubona abantu bo mu Gasagara bose bafashe inzira, bafashe ibyangushye, barikoreye inka, amatungo yabo byose, baje haruguru y'iwacu, abandi baje iwacu mu rugo, bati byacitse hariya hirya Nyamabuye, iri hafi kutugeraho. Baraye aho, muze kuraraho mu gitondo itariki 8, ubwo ni kuwa 5. Noneho ku itariki 8 haza ibitero mu masaa 2 biturutse hariya kwa wa wundi nababwiraga Silivandi. Baraje uwo munsi habaye ibitero 3. Haje icya mu gitondo, haza icya saa 3, haza n'icya saa 7. Ubwo muri icyo gihe mu gitondo cyahitanye umusaza bita Candari, baramutema. Icyo gihe twari twikanze grenade, ubwo bwa mbere twari twumvise grenade aho iturika. Byabaye nk'igitangaza kitubayeho. Ubwo grenade imaze guturika, twahise twiruka. Twirutse noneho wa musaza Candari ubwo haraho gutara haba mu mungoti, dusa n'abamusize. Za nterahamwe rero zitugenda inyuma, zahise zimugeraho, ntizakomeza kudukurikira, ahubwo noneho bose barabangoreka, buri wese atemeho. Urumva abantu bangana gutyo, buri wese avuga ngo atemeho. Yari ameze nka za nyama zo ziba ziri ku bitanda by'inyama nyine, ntabwo wamenyaga ngo uyu ni umutwe w'umuntu n'amaguru acagagura. Mu kanya gatoya ubwo twigiyeyo, twageraga hari ahantu bita ku mashuri ya Nyarunazi, aho bubatse amashuri vuba, tugafungira aho ahantu hari icyuma cy'ipironi. Noneho babona twihagazeho bagasubirayo. Mu kanya baje kugaba ikindi gitero cya 2, dusubirayo, turagenda turabatwara tubageza hirya. Iyo twabonaga tubashubije hirya, twaragarukaga tugahagarara hamwe. Ubwo noneho ni nabwo bashyize wa musaza mu nzu, za nyama nako bazishyira mu nzu. Ubwo mu kanya cya gitero cya 2 tumaze kubasubizayo, turagaruka turaza, ndetse bamwe twisubira mu rugo, abandi tugenda gushaka amazi yo kunywa.
saa 7 twumva barongeye bati baje. Icyo gihe bazaga hari amasasu barasaga hejuru, urumva babaga biyegeranya kugira ngo bavugane ko bahageze. Twaragiye dusubirayo. Icyo gitero rero cya saa 7 cyo twarwanye nabo, turagenda bigeze aho tubashyizaho kuri uwo muturage bita Sibomana, nibwo twabonaga hepfo mu kabande hari umuturage wari uhatuye bitaga Kanamugire, iwabo aho ngaho kuri urwo rugo niho bari. Noneho tubona barazamutse abasirikare 3 baraje. Bahakiragera bahita bavuza ifirimbi bati hagarara mwese. Turahagarara ahandi iwacu aho tugeze nabo barahagarara kuri ka gasozi twari tubagejejeho bahagarara. Ariko ureba barahoranye, bari kumwe, inama bari bayikoze kare babiziranyeho. Ibyitwaga inama ngo barimo barazanye umutekano, twakomeze kubitega amatwi twumva ibintu bigiye kuba byiza. Ariko kwa kuduhuza ngo turi mu nama, kwari ukuduhugenza gusa kugira ngo batujijishe. Bo babandi twahise tubabura, bagendaga urusorongo bamanuka inyuma y'umusozi, abandi inyuma y'undi, tuza kugeraho dusanga twisigaye twenyine. Bariya nabo mvuga ko bari babiziranyeho, bamaze kukebuka inyuma babona batakibabona, bahise batwaburamo amasasu baraturasa urufayo. Twarirutse, uko twirutse twaragiye tugwa mu menyo yabo, bose baduteza ngusha. Ubwo kuri uwo munsi hari yamaze kuba saa 9 nibwo bandasiye aho ngaho. Hari ahantu hari inzu, akazu gatoya bakitaga akazu k'abakozi b'umuntu witwaga Musana. Umuntu wandashe yari akikinzeho ku rubavu rwako, afite umuheto yafoye. Numvaga bagenzi babo bakoranaga bari kumwe no muri za Gacaca n'iki bigamba ko ngo yitwaga Kabuki. Kabuki yari umuntu w'umuhigi kabuhariwe, mbese wari uzi kurasa. Uretse ko nta bantu babo batari abahigi, bose barashe. Hanyuma njyewe nakebutse gatoya, mbona umwambi yatamitse, mbona ko agiye kundasa nturutse imbere. Nahise mwima imbere, musa n'umutera umugongo. Ubwo yahise wa mwambi nawo ubabaje, uhita umfata mwitako, muri iri tako ahangaha baterera urushinge. Umwambi ntabwo wari umwambi usanzwe, wari umwambi w'ingobe. Abana batawuzi n'abandi bantu batazi iby'imyambi nabageranya ko ufite amahembe nk'aya Boeing. Bivuga ngo ntabwo ari umwambi ushongoje gutya, ufite amahembe 2 ku mpande areba inyuma. Wahise winjira upfumura imyenda nari nambaye, urahita uragenda ujya guhinguka hano mu Yasha. Haje hacitsemo izuru ryabo naho ryahingutse. Nashukuruye ukuguru numva biranze, ndavuga ntarongera arandasa undi cyangwa mwene wabo wundi ndase. Nahise ngendera kuri kumwe, ngenda ariko mushinguzamo, ngira ngo ni ikintu kibuvemo nkabasha kugenda. Nkuruye biranga, ndakurura nshyiramo imbaraga, aho kugira ngo uvemo havamo ibano. Icyo bita ibano ni igiti umwambi urimo nyine batambika mu muheto, aba ariho rivamo. Ndebye mbona nta mwambi uje, nkozemo numva igisongo kiracyarimo. Ubwo niko amaraso nabonaga. Imbere yanjye hari abahungu twari kumwe, hari uwitwaga Karisiti Bigirimana, witwaga Semavenge, bo twari kumwe hafi yanjye. Ndavuga basha nimuhagarare
munkuremo kino kintu. Witwa Kaliste ati yewe akoze atumva ati n'ingobe ukanyabati rekera hafi ni kwa muganga se wa hehe ubwo Nyamata naho byari bicika abariyo barimo babashyingura ari bazima. Ubwo nibwo ndamanuka babandi nabo bumvise abasirikare babataki barasira bahise baguma aho bari ntabwo bakomeje kutugendaho. Ubwo namanutse abahungu basa n'abasindagiza manuka hepfo dusanga aho abandi bantu twari kumwe bake bari. Ndabwa rero nimukore ko mushoboye muhuremo iki kintu. Bari hari barebye aba dusanze aho bose bifata mu maso bati ntabwo ibi ngibi bishoboka turabukuza miki. Sinzi umuntu wari ufite akuma k'inkota gatoya, inkota itari nini cyane, bati nta kindi kiretse icyuma dufite n'iki, nta rwembe ntaki. Noneho bakora bati se turakibahe turakora ibyo. Ndavuga rero icyo nshaka nuko kimvamo mwatema n'umupanga mwakeba ndashaka kivemo hanyuma mfe kitakindi. Ubwo hari mubo nibuka bari umugabo kapita undi wajyaga avugira hano mwumva wagerageje kurwana hano ku Rufunzo n'ahandi. Hari n'abandi bati rero turabikora gute. Nyababwiye ngo nkuremo kino kintu nta bindi shaka mwebwe mwipfuka amaso. Ubwo niko babigenje barakeba ihembe rya mbere havamo inyama zafashe, bakeba mu ihembe rya kabiri naho aratema bavanamo cya kintu basusururamo kivamo. Ubwo twaragiye barakomeje ndimo ndabwira ngo ndagenda simbagurika bimwe. Hanyuma twaragiye bati rero ariko ubwo nkiraho abahungu benshi b'urubyiruko twari kumwe bahise bagenda, bahise bamanuka biruka bajya Nyamata bati ntabwo niba urupfu tugiye gupfa ruru ntabwo tugiye gupfa nka Bizimungu, ntabwo bishoboka turagiye. Ubwo ariko ikimbabaza nuko abamvuyeho bose bakagenda nta n'umwe wagarutse. Ubwo bati rero nta handi genda ku Kiliziya cya Ntarama wowe ujye mu bandi bantu batakibashije ubwo ugende uryameyo. Baranjyanye asindagiza koko ngeze haruguru ahantu ku ngo bitaga kwa Gasirikare na Karisito wa Mungu nababwiraga. Kwa Gasirikare n'ahantu hari umugabo bitaga Gergor abantu bamwe bari bamuzi. Noneho nanirirwaho ndavuga ariko nubwo naniwe no ku Kiliziya ntabwo nshaka kujyayo. Bati se kubera iki ntabwo njya ku Kiliziya? None se ndajya gukora iki? Bati hari abandi bantu nabo bahicaye. None se igitero nikihaza ubwo nzajya hehe? N'ubundi no gupfa ubu byagezeho ntaho nyibihungira. Ngumaho nicara bati se tugushyireho byine ni umwanukane muri rugo aho kwa Gasirikare bati gende ube ngende mbe nicayeyo. Ubwo naragiye koko mpageze harara mu gitondo hari ku itariki 9. Noneho bati ibitero ntabwo byaje uyu munsi, hari agahenge. Nta gahenge ahubwo kwabaga ari ukugira gute kwiyegeranya nyine kugira ngo bajye gukora ibitero bikaze. Noneho kuri uwo munsi w'itariki 9 nibwo nahamagaye abantu batumaho nimuze munkure hano musubize mu rugo. Nta kundi nari gusubira mu rugo. Bazanye ingobyi za Kinyarwanda bashyiramo bansubiza mu rugo. Abantu batangira kuza kunsendeba bansura aho ngaho. Ubwo burije mu gitondo ku itariki 10 ubwo hari ku cyumweru. Ku itariki 10 rero niho habaye ibitero bikomeye
icyo gihe haje noneho abavuye ku Kibungo, ubundi twajyaga tuhangana n'abavuye ku Kibungo bakeya n'abavuye ku Kanzenze. Byarakomeje rero kuri uwo munsi haza wa mugabo nababwiraga twari duturanye, ahaza aho baje kundeba ati se ubwo ko ndeba udashinga waje mu rugo ukagenda ukajya wihisha aho ngaho udashoboye kuzajya mu bandi aho biruka Kinkwi. Ubwo barongeye barampeka bangezayo, uwo mugabo yari umujida. Iki gihe nahamaze iminsi 7 tuhava, nabwo tutavuye neza, tuhava nabi, tuhava duhunga nabwo. Icyo gihe uko nahabaye ntabwo nabisubiramo cyane, ahubwo navuga uko nahavuye badusohoye ko baje guhiga Abatutsi iwe. Ubwo namubazaga nti se Tanazi, yitwaga Tanazi rya mukuru, Tanazi sibo ndajya hehe, turajya he? Ati mugende mu manuka hariya hepfo mu rutoki. Ati mwishe, ariko mu rutoki niho hari interahamwe zipanze kuza kwica abantu bari iwe turi benshi, bangaga urebye kuza kwitera amaraso mu mbuga ye. Ubwo twaragiye, tugeze aho ngaho kuri urwo rutoki hari 5 z'amanywa, baza umuntu udaheruka kujya hanze abona izuba ryaka. Byari ibintu biteye ubwoba, kandi ukeka ko ku mpande zaba hari abantu bagiye gutema byanze bikunze. Ubwo ngiyeho rero kwa kundi nacumbagiraga byaje kunkiza. Wa wundi wandashe hari ukuntu yaje kungirira neza atabizi. Kwa kundi bandashe nananiwe kumanuka mu ngoti, abandi bamanuka biruka baransiga, bahise bakubita induru. Ntabwo iyo nduru nayivuza hano kuri mikoro, mwese mwahunga. Avugije induru, bavuze induru icyarimwe ngo ngabo. Ubwo bahise babirukankaho bose igikundi kimwe. Bakimara kwirukaho bagiye babica umugenda, abandi barabasiga. Icyo gihe ndibukamo umudamu witwaga Kayirebwa, yari afite abana 2, bamucanyeho baramutwara ngo reka bamushyire bene wabo aho bitaga mu Bisenga, aho bagiye kumwicira n'abo bana be. Ubwo rero hariho n'uwaciye iruhande n'icumu aritwaye aribanguye, arincisha imbere gutya aho mpagaze hejuru y'uwo mungoti negamiye insina aho ngaho, nananiwe kumanuka. Niyo mvuga ngo aho ndi wandashe hari ibyo yangejeje. Ubwo yaragiye kunyica, ariko hari ibindi bizanyica imbere yangejeje. Ubwo ngumaho ndavuga se bose baragenda bakurikira abandi, ndawe se ubu bakurikire nanjye banyice, ese nsubire hahandi batwirukanye n'ubundi ndakora iki? Ubwo nahise hashize akanya ndibaza nkora icyo nkora, ntekereza gukomeza ndorongotana iyo ngiyo bihuru. Ariko uko ngenda mbaca aho batemaga intoki ngo habone habe. Hari abari bagiye kwica aba bantu, hari n'abandi barimo bakora akazi ko gutema intoki. Nyuma narakomeje ndagenda, nagera ahantu hari amasaka, mbimwe mu maso ngewe ndeba imbere gusa, n'ikibando. None ubwo nari narafashe ikintu cy'igiti kinsumba cy'ikibando cyo nagenderagaho. Ubwo ndakomeje nagera mu masaka nkabona sumba nta ndengera, nagera ahantu hose nkabona ndagaragara, kandi kunama ntabwo nari mbishoboye, ntabwo byemeraga ko itako ryemera ko nakunama. Nigenda njya ahantu hirya mu gahuru gatoya nduhukiramo burira. Ubwo bumaze kwira nza kugaruka nimugoroba ko hahandi nari kumwe n'umudamu twabanaga n'abana twari kumwe 2. Ubwo wene namubwiye ngo nahagume, n'ubundi aho tujya ni ugupfa, nahasigarane n'abagore babo bagabo, kuko uwo mugabo iwe hari abantu bagera nko mu 100 n'abagore babo bahaba. Namubazaga n'icyo bahakora, akambwira ngo nabizi nawe yabonye bahaza gutyo. Ubwo abo niko n'abantu be, ntabwo ari
n'abantu batahirwaga be yari afite aho ngaho. Nyuma ubwo naragarutse nimugoroba n'ijoro cyane nko mu masaa 2 nibwo naje ndihangana nzanywe n'ikinje kureba baba n'umugore ko wenda bo bakiriho cyangwa se menya amakuru ko bapfuye bite nkatansubire n'ubundi. Ubwo naraje nkageze nkubitana n'uwo mugabo yahoraga yambaye imyenda ya gisirikare y'icyatsi kibisi yabo bambaraga, ikintu atabaga yambaye n'ingofero, ubundi yahoraga yambaye imyenda ya tuni. Nijoro hari umugabo munini cyane, mbona ku kwezi mbona wa mugabo ndamubona niwe mutoranya mu bandi ko ari uwo nguwo, itamanuka. Igihe nkijya kumusuhuza yahise yikanga aravuga mu rurimi rw'igifaransa ngo papa sika, ngo abwira umugore we yitwaga Evanisi ngo siko ngo bizimungwaje. Umugore asohotse mu nzu yihuta ngo bamana nyagasani we ngo umuntu wavuze ko yapfuye saa 6 ngo none ngo araje. Noneho ndumva byakomeye. Ubwo batise tuguhe iki amazi niyo nta kintu mbashije rwose, reka ese madamu arahari ati nahari ariko nari namwimuye hari ahandi namwohereje. Ati sinamushaka aramubwira araza kuza. Ubwo nibwo maze kuza nibwo ndamubaza ese baje gusakana abantu batushwe ntabaje reka da mwiriwe hano gutya nyine. Rero aho n'ubundi urebye ko ari ukugambira kutwica, nibwo arahita ambwira ati rero ubwo bamenye ko wapfuye, ubwo ni wa mugabo, ubwo bamenye ko wapfuye wigumire hano ujye usohoka nijoro gusa, ubwo ku manywa ntukajya ujya hanze ugenda nijoro, kandi ureba interahamwe ziri hano zindeba. Ati oya bariya nzababwira bazaceceke, nta kibazo. Mbwira mudamu rero amaze kumbwira ngo nzagume hano, none ndagiye, we nakubaza umubwire ko utaza aho ndi, ndagiye nsubiye aho niriwe, ngira Imana nkabona ko hari amakuru hari abandi bantu babaho nzaza tugende. Ubwo niko nagendaga njya, umuntu agenda aho azi, njya haruguru y'urugo nari ntuye, hari ishyamba ry'inturusu nicaramo nigamamo, ntegereza ko bucya, numva inkoko zirabitse hafi y'iwaho ngaho, niwe muntu wari woroye wari ufite inkoko, numva zirabitse. Ubwo mpita bwakeye reka manuke nsubire ahandi ejo niriwe, noneho nze gutegereza ndiye ko nazabona wenda muri ayo mashyamba ko hari undi muntu ukibaho, mubaze ko abantu bandi baba bariho, numvaga ko ari twe dusigaye twenyine. Ubwo naragiye ndamanuka guhera ku minsi nk'ingahe nk'itanu yose, nta kintu. Burya inzara irya umuntu ari uko afite ibindi bitekerezo atekereza, icyo gihe kuko ntacyo twatekerezaga, n'inzara ntawayitekerezaga. Ariko kuri uwo munsi noneho numvise ko nyifite, naramanutse hepfo, hari ahantu hari imyumbati, nkurura umwumbati w'umuribwa mutoya mbashije, hazamukaho utwumbati 2 ndatumanukana njya muri ka gihuru. Ubwo ariko sinayirya, hashize bamaze gucya nka saa 3 nibwo navuze narwo hatonoraho kamwe nkayikenya. Naratoneye kamwe mubisaho amenyo, numva biravuga nk'amagufa, nk'imbe hekenye amagufa. Nafashe byandi nari mbekenye nabo babindi ntari bitambirengereza mu gihugu byose ndabishukuye. Ubuse ndihishe nindangiza ndimo biravuga nk'imbi ry'amagufa, baze bati hano harimo umuntu, ndaba nkora iki? Ubwo nahise byose mbita ngumaho. Nko mu masaa 7 naje kubona umuhungu arimo akera nawe hanze aho, nibwo mbona ndamuzi. Nagiye kumusanga ngo muhamagare mubaze gahunda zo hanze ko zimeze, nkubise amaso ariruka arampunga. Ndahamagara njya hanze, noneho nawe harabonye ko nagumye kujya hanze, ati umuntu utamvugiza induru aragaruka. Ubwo mpita mubaza ese bimeze gute, andangira ahantu baba,
mu kizu cyari gishaje, mu gitondo bagahita bagenda bagakwira imishwaro bakajya kugira kugeza. Ubwo nahise ngenda ndamubwira ngo nimugoroba turi buzane. Umugoroba yahise agenda ati tugiye guteka tuze kubona ko mu gitondo tugenda. Yaragiye yagasigaramo aho kijya kuvamo kuko hari hakiri kare agomba kujya aho ngaho muri urwo rugo hari na kureba hari nararindiye bimaze kuba nko mu ma saa 2 ndagenda ngezeyo ntibutse kwa wa mugabo noneho ahita ambwira ngo byakomeye nageze nabanje ku muhungu we nyine ahagaze hano imbere y'iki gikuta witora Anazi Nyangabo witwa Anastazi. Niba nifashishaga nabaga nshaka kujya hanze nkazana n'indebe hanze ngende sohoka bakambwira. Ariko uwo munsi nabaje uwitwa Nyangabo ese urimo urakame nka baga bakame. Yaramaze kugira inka 20 kandi nanka yagiraga yakuye aho za Kinkwi aho bazitundaga. Urakama matati yego. Ubwo nibwo namanutse Tanazi. Rero wa mugabo arambwiye ati byakomeye, ariko gukomera umudamu w'iwanjye bari bamutwaranye n'abandi b'abantu bari aho ngaho bahasigaye bagiye kubica bagejeje hirya iyo ngiyo babone abavuye gusahura inka icyugaro bahita bavuga ngo tuzabyica ejo abangaba nimureke batadutwara inka. Abanyagahanga n'abanyamagerege batadutwara inka zacu. Ubwo bahise babataho baragenda. Aho babataye rero wa mudamu ntabwo yagarutse mu rugo, ahise yigumira haruguru y'urugo ku ikawa zihari. Undi ntiyamenye ngo aracyariho cyangwa yapfuye, yuko kumbira ngo byakomeye akabura ikintu ambwira. Ubwo nagiye kubona mbona tuvugana, mbona wa mudamu araje arambwira ati tugende mu ruzi kuko nta handi mututsi agomba kujya uretse mu ruzi. Tugende tuva. Twabwiye wa mugabo ngo aduherekeze tuvaho kuko iwe hari hamaze kugera abantu bagera muri 200 bazengurutse iwe rwa rugo rwe rwose bakorotiriye aho ngaho. Bari bafite imipanga mishyashya, bose bari bamipanga mishya, hari ku kwezi ariko bagiraga gutyo ukabona ibishashi birataragurika. Yanga rero kuduherekeza ati wapi, akareba nawe kubacamo akavuga ati barabona ko ari umugambanye nawe turi kumwe. Aranga, amaze kwanga umugore we niwe nyakugira Imana. Uwo mugore we rwose naramushimye nuko ntazi aho aba, ndamubwira nti warakoze. Yaramubwiye ati bya bindi nkuru nziza yatubwiraga ati abagore iyo babishaka bimwe byari gushoboka. Yaramubwiye ati reka warese tukaberekeza nari ugupfa n'ubundi ko bitazabuza gupfa, nari ukuba ko batazabuza kuba. Baraduherekeje n'umukobwa wabo na yarahetse wa mwana kuko ubwo ndivuga ngo nagiye mbisimbuka giye babajyana kumwica. Umwana umwe umukobwa yaramusigaranye ati jyana umwe bakwicana umwe, undi wenda se nagaruka tuzamumuhe. Ubwo icyo gihe twaragiye tugeze haruguru hariya ku mashuri aho nababwiraga ku ipironi, avuga ati ngaho rero mugende, ubwo ni tudapfa tuzabonana. Ubwo tugenda gutyo, mbwira umudamu nti rero two guca ahantu mu nzira dukate hepfo. Kandi koko niko byagenze, bari abantu batadukurikira niko byagenze. Twamaze kugera imbere baza biruka nk'ikirongo ngo ubuse ngo ba bantu ngo ubu bageze hehe, ngo uko kuri mugabo bacumbagira barenze hano. Ubwo bahise batubaciye Nyamata bakata basubirayo. Ubwo nabari badukurikiye muri abandi kuko batubazaga ngo mugiye he, bavuga ngo tugiye hano hirya turagaruka. Ubwo rero reka have noneho ubwo nahavuye muri urwo rugo. Tukihava twe twaracomotse tuvamo, babandi bahasigaye bose barabashutse ngo reka babajyane, bari famiye imwe, ngo babajyane haruguru mu rugo rwabo hari abantu bita kwa Modesita. Babajyana aho ngaho muri iyo nzu yabo, umuryango wose bahita bawishyira mu nzu barabica. Bamaze kubica babarituriraho ibinonko by'inzu. Ubwo aho hantu birangira gutyo, bose ntawe usohotsemo n'umwe.
ubwo nabo twari kumwe twe dusohoka tuvamo, twamaze kuvamo muri iryo joro bujya gucya nibwo nabo babakoreye ibyo ngibyo. Hanyuma ubwo rero wenda ngere kuri 15 bajya kwica mu kiliziya, bahereye ahantu bita Kinkwe. Kinkwe yari igihari, Kinkwe yahereye ku itariki 8 yihagazeho kugera ku itariki 15 aribwo bahabakuye babajyana ku kiliziya, bamwe ababashije kurokoka Kinkwe. Kinkwe rero yatewe bimwe bikomeye. Uwo munsi wa Kinkwe ariwo wa kiliziya, interamwe zakomotse mu Rwanda hafi ya rwose zari mu kibuga cy'umupira ku Kibungo, abariho zikorera inama, ariho zihagurukira, zica amagurupe, zifata amayira y'impande zose kugira ngo burire kuri wa musozi wa Kinkwe, bawusenye bawumareho. Icyo gihe ndibuka abantu bahaguye, bahiciye umusaza bita Silas Bugare Rubomborana, bayicira haruguru gatoya umusaza witwa Thomas Rwabidadi wari utuye mu Ntagarariya, bahicira umuhungu bita Virginie, umugabo witwaga Rwanyagatare, bahicira umukecuru witwaga Specious, batazi iryo mu Rugarama, batazi iryo zina ni nyirabukwe wa Gasirabo. Bahicira umusaza bita Musirikare haruguru yiwe gatoya, bahicira umusaza bita Yohani Bikonjo ari na marume. Abo n'abandi benshi bagiye babirinduka bapfira hariya bagana ku kiliziya, bamanuka ku kiliziya. Ku kiliziya rero ntabwo byo ku kiliziya nabitindaho kuko ntabwo nahageze, ahubwo nakomeza kubutera itariki 20 igitero biti cy'abajepe. Hari cyaje inshuro ebyiri. Inshuro ya mbere yaraje aribwo mwumva ko bishe umusirikare akamufatana n'imbunda bakayihabarugira akoreshaga. Hanyuma muri bya byishimo nibwo haje kuza igitero cy'abajepe, amabisi n'amamodoka menshi, kiraza gikora ibitangaza hariya. Imvura yaragwaga, grenade zaraturikaga, inkuba zarakubitaga, ibintu ntabwo wamenyaga ibyo ari byo. Wabonaga umuntu aguruka yikubita hasi, agizamuka yikubita hasi. Hanyuma duhunga ubwo, turagenda tuhasiga imirambo yuzuye aho, turiruka tukwiragira ibihuru, turagenda tugarukira hafi aho bita ku Kinyana. Ubwo ntabwo barenze aho bita kwa Gapira, bagumye aho ngaho. Twahasanze imifuniko y'amayoga, niba hari inzoga izo bari bazanye bari zari sindize, hari imifuniko y'umuhanda w'amabyeri, urebye niho batinze banywera. Bukeye twaribwirije, ntabwo tujya Kimpiri, ntabwo twagiye tujya mu Rufunzo, ntabwo twari tugiye mu Rufunzo, twari duhunze ubutera kugira ngo tujye ahantu hirya kure, none nibaza kugaba ibitero basange tutaraho ku butera. Ubwo niko twe twibwiraga mu byacu bitekerezo. Hanyuma ariko ubwo baraturebaga, ibyo twakoraga byose abaturanyi baraturebaga, babahaga amakuru. Twaragiye tujya ku gasozi bita Kimpiri, tugahagarara hejuru, turavuga tuti rero aka gasozi ni keza, ni karekare, kariho n'amabuye, kariho amabuye ameze nk'aya ngaya, banza nayo ariho bayakuye. Ubwo turagenda tumaze kugera hejuru, turavuga tuti nibaza turabatera amabuye paka ntabwo batwurirana ahangaha. Siko byagenze, ikirongo cyabo cyaraje kiratugota. Noneho hakora abanza gukora imbunda, baraturasa amasasu, baturasa bari hakurya, buri bantu bukabona bibirindura. Ako gasozi ka Kinkwe ndasaba abayobozi ko baza gira rimwe bakajya kwereka abantu nkuko babereka hano. Ako gasozi kabereyeho amarorerwa atabaho. Twaragiye, icyo gihe namanutse hepfo, manuka ngiye kuzana amazi muri bibero muri babana wari ufite imyaka 2, njya kuzana
gishanga aho ngaho ngo muzanire amazi tumuramize tumuhe. Nkimanuka nkigeraho ba bantu nibwo bahise babamanura inkungugu bose baragenda. Ntabwo rero nasubiye ruguru, nahise ngewe ninjira mu rufunzo. Ntabwo nari nzi kwinjira mu rufunzo, nagiyeyo ngeze muri metero nk'icumi numva ko ubwo nageze kure ngumaho. Amahirwe rwa ruhande naciyemo interamwe zirukankana abantu ntabwo ari rwo zanyuzemo, baromboreje hirya barabambukana aho babajyana hafi ku Kagera, barakagera bari Akanyaru. Ngira ngo benshi mwumvise uburyo biyahuyemo. Kwiyahura barebaga inyuma yabo mu bitugu bagasanga imihoro, bagasanga ibiki byose, avuga ati aho kugira banteme reka nsimbuke, agasimbuka atabishaka, agasimbuka avuga ati ntahandi nerekera, simpindukira singira gute. Ubwo bajyamo kenshi. Nyuma mu bantu basohotse muri urwo rufunzo ba mbere ninjye wasohotsemo mbere kuko nari hafi. Banciyeho bavuga ngo tugende, ngo kandi icyo bica ngo nakazi kacyo, ngo tugende ngo igisigara inyuma. Numva bakubise umuntu w'umukobwa baramuhondaguye ngo jye imbere ngo tugende. Sinzi bamukuye, sinzi ahantu bari bamuvumbuye, ariko bamujyanye matekwa bamubwira ngo jye imbere tugende. Ubwo mukanya bamaze kuvuza ifirimbi bose itasoroka mu mvamo. Navuyemo ubwo njya guhiga hantu ngo ndebe ko nabona uwanjye namenya aho yaba ari, aho yaguye hafi aho ngaho. Kimpiri yari iriho ibihuru hejuru ku mpande by'amahwa minyonze mabi, ariko ayo mahwa kuri uwo munsi yahindutse inkoni. Nta kintu cyihwa cyariho, nta n'ikibabi cyariho, bose bari babibirindutse hejuru babahindura umukungugu. Nyuma narahize ndahiga ndahiba ngera ku bantu benshi ba masiteri y'abantu niko nabivuga, undi nabona mbivuga ikirundo cy'abantu, ibirundo nka bitatu abantu babagerekeranyije, hashakamo nkaheba. Nza kugwa ku gitenge cy'umugore yari yambaye icyo gihe, mpita nkibona ndavuga ntu sasabwa n'umuramburi hafi aho ngaho. Nguma gushaka ndaheba, ngera hepfo mpasanga umugore wari ufite umwana bari bamutemye amaguru hafi ku gishanga hepfo, bamutemye amaguru, bamutemye amaboko. Umugore bari bamutemye ukuguru kumwe, bamutema n'amaboko yombi. Aricaye arampamagara ati wa mugabo ni ati ngwino nkubwire. Mbanza kwikanga, ndebye mbona arafirirana, ndagenda mwegereye ati nagira ngo nkubwire unzanire uriya mwana umunshyirira iruhande. Nese ko ndeba ndagenda murebye umwana asanga ni ibice, nese ko bamutumye ati pfa kumunzanira, ati ndagira gusa tuzapfire hamwe, ati munzanire iruhande rwanjye. Mwana ndamuteruye ndamumushyira iruhande, ngaho bayi. Ubwo nanjye ngiye kupfira ahandi, ubwo ihangane. Ubwo naragiye burinda bwira mugoroba ntarabona umuntu. Ubwo icyo nababwira Kimpiri hariya hari abantu habaye ibintu mwebwe mutashobora kumva. Hari abantu babuze batabonetse kubera ko bagwaga ahantu mu murago bakarigita, abandi bakabajya hejuru nabo bakarigita, kugeza ubwo haza kuzura, noneho abanyuma bakabaca hejuru bagenda noneho hejuru y'abantu. Ariko abambere bose ari urwo rutindo rwaseseye hasi. Wasangaga imitaka, abagore bari bafite ibishora by'abana, umwana se wasigaye hejuru, ibintu nk'ibyo ngibyo. Abantu bose barigise hasi, bari bambaye ingofero, ukabona ingofero hejuru. Abantu bose ibihanga nabyo bisigaye nabyo bigenda bimanuka ubireba. Ngira ngo Kimpiri reka mpave kugira ngo nihute. Ubwo ibyaho ni birebire. Kimpiri ubwo twazavuyeho gutyo, tugaruka ku Butera. Abantu naje kubabona nko mu masaa 4 z'ijoro,
nibwo bagarutse baraza tubona batoye umurongo baje, harimo abantu benshi bayobeye muri urwo rufunzo bazimiriyemo bavuyeyo muri icyo gicuku. Ubwo ntaruke gatoya kuri 30 hano kuri 30 hari kuwa gatandatu hari iminsi yagendaga itwigirizaho nkana. Kuwa gatanu badutera hariya bwa mbere, kuwa gatanu badusoza ku kiliziya, kuwa gatatu nabwo mu bibazo by'uko indege ya Habyarimana yavuye imitima yahagaze. Kuwa gatatu nanone ku bajepe hariya ku Butera, iyo minsi yagiye ihura kugira ngo nubayidutuma. Ngira ngo hano rero kuri 30 ibyaho nabyo ni birebire. Haje abantu, iyo urebye ntabwo wibaza ngo hari interamwe zahehe, ntabwo ari hari abasirikare se bangana iki, hari abantu benshi baruta urwo rufunzo rwo rwanganaga. Mu mahirwe nagize, niba ari amahirwe bari iki simbizi, ntabwo nigeze nguma hamwe aho ngo mpagarare cyangwa mbunde ahantu gutyo. Kwari ugusirikira, bageze hano wabagwamo ugasubira inyuma, wagira gutyo. Nuko twabayeho bigera mu masaha 11 ibyo bitero bisoza bigira. Ariko ibyabereye muri uru rufunzo nabwiraga ibya Kimpiri, ariko ibyabereye muri uru rufunzo byo simbizi. Uru rufunzo iyo hataza kuba igitero cy'uwo munsi, haba hararokotse abantu benshi kuko hapfuye abantu benshi barutana baguye ku kiliziya. Waragendaga muri metero 2 habaga hari abantu 5, muri metero 3 abantu 8, gutyo urufunzo rwose rwari rwabaye intabire kandi rwa rufunzo runini kandi rukomeye. Ngira ngo rero igitero cyaraje gikora ibyo cyagomba gukora, tuvamo abavuyemo bitinze. Ubundi twavagamo iyo bagendaga nimugoroba wenda twaburiyemo, twumvaga abantu batema inkwi hariya hasi hariya. Ariko kuri uwo munsi wa 30 ntabwo twigeze tumva ngo haravugira abantu, ntaki, byari bicendeka bicecetse. No kuvamo kenshi twavuyemo bwenda gucya, ko twakoraga tukayoba, twakora tugasanga intumbi z'abantu zigerekeranye, tukabura aho duca tugasubira inyuma, hakababo twurira, twagera hejuru tukagwa mu bandi, tukabura inzira tugahera muri ibyo ngibyo. Ubwo rero twaje kugirira Imana nyine, inkotanyi zari hafi aho ziri mu gukora akazi kazo, ari byo Nkurunziza yageze kuvuga ati bagabyaga ibitero aha n'aha abasirikare, ati iyo baza bose ubwo bwenge Imana yarabubimye, ati mugende mujye ku nkotanyi muzisananire muzirwanye, ahubwo bakwira imishwaro igihugu cyose. Nawe ndebera abasirikare bakwiriye buri muri mudugudu, buri muri kagari k'uru Rwanda, bajya kwica, bajya kugira gute. Iyo baza gukora akazi ko kujya kurwanya inkotanyi, ngira ngo n'ubu rugamba ruba rukirimo. Ariko nyine Imana ubwo bwenge yarabubimye, ati mukwira imishwaro. Ariyo mpamvu ari bari abantu batubereye ibitambo, tuzajye dukomeza tubibuke kuko barapfuye kugira ngo tubeho. Iyo bataza gusananirwa na bari abantu ngo babice, inkotanyi ntabwo ziba zaradushyikiriye vuba. Ubwo icyo gihe kandi twari gukomeza kuba mu bibi gusa, cyangwa tukaguma gupfa nabi gusa. Ariko ikintu cyatumye Imana ikora biriya, kabakwiza imishwaro, inkotanyi zikabasha kwiyegeranya, zikabarwanya abasigaye, zikabatsinda. Nicyo cyatumye tubaho, aricyo kituma tuzashima inkotanyi igihe cyose. Umuntu uzi kuvuga wese, umuntu uzi ugifite umwuka wese muri iki gihugu, muzumva ashimira inkotanyi igikorwa zakoze.
kugira ngo rero reka soreze ahangaha, soze dusohoka mu rufunzo ku itariki sinibuka neza wanzari 14 hari. Twabanje kwanga kuvamo, twavuga ngo ni ukutubeshya no kugira ngo bazitwice twageze imusozi, kwa kundi bajyaga bica abantu babeshya ngo nibaze ngo kuri komine n'ahandi nk'uko bave mu bihuru bazi babarinde. Natwe twumvise ko ariko bimeze, bamwe twagiye mu masaha 10, abandi bagezeyo kare hariya Kariyeri na Nyamata. Nyuma rero tugeze Nyamata ubuzima bwaratugoye kubera ubujyahabi twari tuvanye hano niyo inkotanyi zitaza n'interahamwe ntizongere kuhadusanga, hagashira icyumweru kimwe twari kuba twarapfuye, twishwe n'imbeho ya hano n'umubu n'amazi mabi ya hariya muza kubona, niyo twanywaga nyine ubwo yari icyayi kiryoshye nta kundi. Tukigera rero Nyamata ubuzima bwabaye bubi, abantu baranapfa, hapfuye abantu nabo benshi cyane kandi ntawe ubishe, bishwe n'uburwayi. Buri munsi twashyinguraga abantu nka babiri. Nyuma y'ibyo twakomeje kubona leta nziza idukorera ibishoboka byose, iturebera kure, baratuvuza, badushyira bamwe bajya kwiga babishoboye, abandi barubakirwa, ubuzima burakomeza. Ndagira ngo rero dukomeze kwibuka twiyubaka kandi mbashimira, murakoze.